Ni mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Muhanga haravugwa inkuru y'incamugongo yaje gushengura imitima ya benshi, aho uwari umuyobozi wa GS Shori uyu nguyu yapfuye urwagashinyaguro nyuma y'uko bamutemesheje ikintu mu mutwe cyangwa se bamukubise ikintu mu mutwe. Uyu nguyu bikaza kurangira ahise ajyanwa kwa muganga, ariko mu minsi itarenze ibiri yaje guhita atakaza ubuzima kuri uyu wa kane, ubwo uyu nguyu byamenyekanye ko yaguye muri bitaro bya Kabgayi. Uyu akaba yitwa Muhirwa. Uyu nguyu rero nakubwiye ko yayoboraga iki kigo cya GS Shori, aho yakubiswe iki kintu agikubitiwe hafi y'urugo rwe, aho n'ubundi yatahaga agiye kugera iwe mu rugo. Nkundira ibi ngibi byose nyine mbikugezaho usobanukirwe neza uko bimeze. Ni nako nabahaye ikaze kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yitwa Subiza TV. Aha murabizi ko ariho mukura amakuru aba yizewe kandi amakuru aba agezweho. Ntabwo turi butinde mbere ko ibi byose rero mbikugezaho. Tuhaye ikaze n'aba bandi baba bakigera ahangaha aribwo bwa mbere tubabwira ngo welcome, ariko kandi munafungure kariya kantu k'inzogera, munakora subscribe, ubundi tujye twibanira ahangaha uko bwije n'uko bukeye. Ntabwo turi butinde, reka nkomeze nkubwira ibyabaye kuri uyu Muhirwa usobanukirwe neza uko byagenze, ari nako dukomeza kugenda tumusabira iruhuko ridashira, kuko ni umuntu twaje kumenya ko yapfuye akaba asize umugore n'abana batatu, aho abantu benshi rero bahahamuwe n'urupfu rwe nyuma y'uko ibi ngibi byose bimubayeho ku wa gatandatu w'ejo bundi wa kiriya cyumweru tuvuyemo. Twikomereze aha muri Muhanga, muri aka karere n'ubundi ni ahantu naho hakunze kugaragara kese nyinshi, by'umwihariko iyi ntara y'amajyepfo. Aha rero muri aka karere ka Muhanga, uyu wari umuyobozi yapfuye nyuma yo gukubitwa ikintu mu mutwe, akajyanwa kwa muganga akaremba, cyangwa se ari naho yararembeye. Kuri ubu cyangwa se kuri uyu wa kane bikaba byemejwe ko ari naho yatakarije ubuzima. Urupfu rwa Muhirwa wayoboraga GS Shori rwabereye mu bitaro bya Kabgayi mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 9 z'ukwezi kwa karindwi. Bamwe mu babonye Muhirwa amaze gukubitwa ikintu mu mutwe bakomeje batubwira ko nta cyizere ngo bari bafite cy'uko ashobora kubaho, ngo kuko bari bamukomereje cyangwa se bari bamujengereje ubwo ngo bamugezaga kwa muganga, bamujyanye n'ubundi ameze cyangwa se ari muri koma ndetse atabasha no kuvuga. Umwe yakomeje agira ati, ndavuga umwe mu baturanyi babo ari nawe watabaye mu bambere, yakomeje agira ati ubwo ngo yageraga mu bitaro byagaragaye ko ubwonko bwari bwangiritse cyane ku buryo na operasiyo ntacyo yari bumufashe, ubwo ni operasiyo yo kumubaga bari bumukorere. Yakomeje atubwira ko ibyo ngibyo ntacyo byari bumumarire. Uyu Muhirwa akaba yakubiswe rero iki kintu mu mutwe ku wa gatandatu wa kiriya cyumweru gishize, byari mu masaha ya saa 2 z'ijoro, aho uyu yagiye bamukubise iki ngiki amaje kugera cyangwa se agiye kugera iwe mu rugo ruherereye muri uyu mudugudu wa Binunga. Ahangaha ni mu kagari ka Makera muri uyu murenge wa Cyeza muri aka karere n'ubundi, aho twagiye tubona ko umugore we ngo yamubonye mu rukerera. Ubwo ibindi byabaye saa 2, umugore amubona mu gitondo, aho rero umugore we ari nabwo yatabazaga bagahita bamujyana kwa muganga. Kuri ubu ngubu akaba ari naho yaguye. Disi murumva ko ni ibintu bibabaje, ni n'ibintu umuntu atapfa guhita yakira ako kanya. Umwe mu bamurwaje yakomeje avuga ko abaganga basanze igufwa ry'umutwe ryangiritse cyangwa se ryaracitsemo kabiri, ndetse bavugaga ko byageze no ku bwonko. Ariko kandi uyu muturage yakomeje atubwira ko ababigize cyangwa se mbere ko nkubwira ababigizemo uruhare, yakomeje avuga ko aba bakizi bamutwaye telefone n'amafaranga ndetse n'igikapu cyari kirimo laptop, ndetse ubwo ni mudasobwa bashatse kuvuga, ndetse n'ibyo ngo yari amaze guhahira urugo rwe. Mu nkuru yacu ibanza cyangwa se iyo twabakeshejeho muri uriya munsi ibingibi biba,
aho twari twavugishije umuvugizi wa polisi mu ntara y'amajyepfo CIP Kamanzi Hassan yakomeje atubwira ko polisi yari imaze gufata abagabo bagera kuri 4 kuri ubu banagifungiye kuri sitasiyo ya polisi iherereye mu murenge wa Nyamabuye. Muhirwa rero kuri ubu akaba apfuye, cyangwa se nkaba nakubwira ko uyu umugabo apfuye asize umugore n'abana 3. Nyakwigendera akaba akomoka mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba, ariko kandi gusa abamuzi neza bo bakomeza kuvuga ko umuryango we mugari uvuka cyangwa se utuye mu karere ka Rubavu n'ubundi muri iyo ntara y'Iburasirazuba. Ibintu by'ubwicanyi bikomeje kuba bibi cyane. Uyu muntu ushobora gusanga nta n'ikintu bamuhoye, wenda titireye gusa yo kuba umuyobozi akaba aricyo yazize. Gusa iperereza riracyakomeje gukorwa, reka dukomeze dutegereze ibirava mu iperereza cyangwa se mu investigation ngaho gukorera ibi kubera muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nimvuga ko ibintu byabaye ibindi bintu, nimvuga ko isi yahindutse imuntera amabuye, kuko natwe nibyo tuba tubona, cyangwa se natwe ibi ngibi nibyo tuba duhanga amaso tukibaza amaherezo yabyo bikatuyobera. Ubwo ni nako rero nabashimiye mwebwe mwese twatangiranye aya makuru, babwira ngo muba mwakoze kumpa umwanya wanyu. Reka mbizeze n'andi makuru ndaza kubagezaho mu kanya, kuko amakuru tuba dufite menshi kandi amakuru aba agezweho. Ibitekerezo byanyu muri komenti murabizi ko aba ari ingenzi, ndetse mbakomeza mwebwe mutamerewe neza, ndetse n'uyu muryango wabuze uwabo ndawukomeje, ye waba uri hafi mukomeze mushyigikire mufata mu mugongo, ari nako mugenda mwirinda ibyaha n'ibisa nabyo, cyane ko ibintu by'ubwicanyi ntacyo byazatugezaho, nta naho byazatugeza mw'abantu mwe. Niyo mpamvu nkunda kubabwira ngo niba bishoboka tubane n'abantu bose amahoro. Nguko ubwo nabashimiye, kanongera mbabwira ko YouTube channel yanyu ari nayo yacu kiri yindi ni Subiza TV. Ahangaha niho mukuru ya makuru aba yizewe kandi amakuru aba agezweho. Ubwo nawe wundi rero tugiranye kuri uyu munota atarafata icyemezo cyo kudusubscribinga, kandi ko kanya keza ko kubikora ni yihuta kare kuri rya jambo ubundi abikore nawe arabagiye mu mubare waba dutega amatwi ibintu birushaho kugenda neza cyane. Ndabakunda, murambifuriza ibyiza, murabizi ko bafite ku mutima, ngani mwigaragaze musika ibitekerezo byanyu muri komenti, ari nako nanjye ubwo ngiye kuba mbategurira n'andi makuru, kuko amakuru mba nyafite menshi kandi amakuru aba agezweho. Imana y'amahoro nikomeze ibahe ibyo mwifuza byose, ariko kandi ibahe ubuzima buzira umuze.